Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze inshuti bavandimwe twari tumaze iminsi tutabonana twari tudaherukanye. Imana ibaha umugisha mu mutima wanjye ndumva mfite ibyishimo mfite umunezero kandi ntago ari giye gusa. N'abandi ndabizi neza karuko ngo ku bantu mwamenye amakuru wenda utaramenya amakuru we ashobora kubibona gutya akabona nyine ni ibintu biri aho ngo bisanzwe, ariko ku bantu twari tumaranye iminsi guhera ku isabato nijoro muzi uko urugamba rwari rumeze ntabwo byari byoroshye. Ariko turanezerewe kandi turashima Imana ko twabonye urugamba turuvuyemo amahoro. Ahari wenda umuntu ashobora guhita yibaza ati se twumva bimeze gutya byagenze gute ku isabato nijoro mu masaa sita z'ijoro. Iyi cano turiho ubu ngubu bari bayitwaye bari bayibye yibwa n'abanyamerika, ariko ntekereza ko nkurikije na history kuko nayibonye ni abanyamerika bafatanyije n'abarusiya, kuko amazina nabonye ntago ari abanyamerika. Abagabo nabonye bari barayigabije ntago bari abanyamerika. Ku isabato rero nijoro mu masaa sita z'ijoro nabonye notification kuri telefone maze kubona urumva ku isabato nijoro bwari buke ari ku wa mbere w'isabato. Nabonye notification kuri telefone imbwira ko nyine Google Play ya telefone ishaka updatinga. Sinabitindaho ndambika telefone hasi ndiryamye n'umundi urumva naye ntago nabitekerejeho cyane. Hanyuma mu gitondo ubundi buri gitondo ndaverifyinga nkareba ese nta bantu bashyashya wenda biyongereye kuri channel, nta bitekerezo bishyashya twungutse, urumva nkabikora gutyo. Hanyuma negura telefone ubwo hari ku isabato ni mugoroba, ku cyumweru mu gitondo negura telefone ngiye kureba ngo ndebe impinduka wenda zaba zabaye kuri channel. Ku bantu wenda mufite channel mushobora kubyumva cyangwa sabato yikoresha tugira icyitwa YouTube Studio. Mfunguye YouTube Studio barambwira ngo mbonamo email, ariko email nyibona isa nkaho yabaye logged out, nkaho nyine yavuyemo password bayikuyemo. Sinabitindaho mbona barambwiye ngo enter your password. Ndavuga ni nyine kuko saa sita z'ijoro nabonye bambwiye ngo na updating, uko biri kose birashoboka ko wenda wasanga hari ibyi updatinze bikaba byabaye ngombwa ko nongera gusubizamo email na password kugira ngo nyine byongere bikore neza. Hanyuma nkizemo password barambwira ngo password yanjye yahindutse ngo bayihinduye mu masaha 7 ashize. Numva ntago ndi kubyumva neza, ndavuga nahari ibintu ze ntago nyine numvise nari kubyumva neza. Ndongera nsubizamo ya email na none still nako ya password. Barongera barambwira ngo password was changed 7 hours ago. Ndavuga nti ngaho ibi byo babyita biki? Ubwo nahise nihuta njya kuri YouTube nyine bisanzwe nka ko waba ugiye gushaka ikintu runaka kuri YouTube. Nikojejeyo nsanga naho bari kumbwira ngo ndoginge in. Kasi noneho mwuka byaramwe ibintu. Ubwo ni mu gitondo nibwo nkibyuka cyokora umugisha nagize ntago mbabeshye biza ko bitarabayo ntago nari kubasha kubikora. Umugisha nagize ubundi mbere yuko ngira ikindi kintu cyari cyose nkora mu gitondo mbere yuko negura telefone ndabanza ngasenga nyine nkavuga nti Imana ibintu byanyu byose uyu munsi biyoborwe nawe, nyine ibikorwa byanyu byose nkabitura Imana, kuko bumva nanga ko nshobora kuza kureba muri telefone hakagira ibikorwa bindi ndibuze kuza kubanza gukora ntabanje kubanza kwishyira mu bwishingizi bw'Imana ugasanga ndimo ndakorera out of zero. Hanyuma ubwo nkimara kuyibona gutyo nkishyiramo password kuri email nkabona barambwiye ngo password yanjye bayihinduye mu masaha 7. Ngiye kuri YouTube nsanga bari kumanga ngo signing in nkaho nyine account yanjye yavuyemo. Nahise nihutira kujya muri telefone muri settings njya muri account ngo ndeko yabikirimo. Ngezemo nsanga account irimo ariko yabaye logged out yavuyemo. Ubwo icyo nakoze
nahise nihuta byihuse, ariko ubu nawe murumva ukuntu kuko nahise mbona ko kabaye. Uwo mwanya mpita nambara, mpita nza kuri studio. Ngeze hano natse imashini byihuse, mpita nshyiraho connection. Maze gushyiraho connection mba ndirukanse mfungura Google Chrome uko niyo nkoriramo. Maze gufungura Google Chrome Google Chrome irankundira irafunguka, hakirimo na interface ya email yanjye. Mba nkanze kuri search. Ubundi kubera ko nyine nkunze kwinjira muri studio, urabizi ikintu ukunda gusacinga iyo ukanze ugiye kwandika kugira ngo usacinge, ahita haza urutonde rw'ibintu uherutse gusacinga, ahita hazaho YouTube Studio. Nkirika kuri YouTube Studio, nyikiritse hino loading aho kwanga ifunke tamwe ngo sign in. Ndavuga uko byagenda kose kabaye ntacyo ndibuze kurenzaho nyine ubwo abahanga bankozeho. Ariko ubwo mu gihe byari bimeze gutyo, ubwo urumva ni ku cyumweru ngerageza kuloginga in, barambwira ngo password yanjye yahindutse muri mu masaha. Ubwo urumva amasaha yagendaga yiyongera, biba bifashe mu masaha 8, isaha yose yariciyeho. Hanyuma ndangije icyo nahise nkora, nahise nshaka kuri coveringa password. Ndavuga birashoboka ko hashobora kuba habayeho error, reka ndi coveringe password nongere nsubirane email nyine bisubire nkuko bigenza. Nkanda kuri nta nubwo hariho karakantu ka forgot password, nta kariho. Mbonye try another way. Nkiritseho banzanira ikitwa ngo ni passkey. Ku bantu bazi ibyerekeranye n'ikoranabuhanga, ntago ndi umuhanga cyane ko hari ikitwa passkey. Passkey rero ni uburyo ukora security y'email, ku buryo kugira ngo yinjiremo bishobora gusaba fingerprint, urutoki, bikagusaba isura, cyangwa se bikagusaba umubare runaka nk'uko umuntu munafungura telefone. Mbona barayinsabye kandi kuri email yanjye ntayabagaho. Ndavuga nti email yanjye, YouTube yanjye bayitwaye byarangiye. Nkanda kuri try another way. Ubwo nagira ngo nibura ndebe ko bashobora kumpa recovery email, kuko nari mfite recovery email nashyizeho ku buryo email iriho YouTube channel iramutse igize ikibazo nakoresha iyo recovery email yindi. Nkanda kuri try another way kugira ngo bampe recovery email. Barangije bampaye recovery email, mbona nta nubwo ari na Gmail. Mbona nagize amahirwe, mbona nyine email y'umuntu wa ubwo email bakoreshaga, sinzi niba akukubi kose nyine ubwo ni email byanze bikunze. Ngo yitwa ngo ni yokupu@melto.plus. Urumva nago nekeza ko imana ari umunyarwanda byanze bikunze, kuko mu Banyarwanda iyi sava ntayo tugira byanze bikunze. Ntago ndi umuhanga cyane muri ICT, ariko sinzi ko iyi sava dushobora kuba tuyifite mu Rwanda. Hanyuma ubwo urumva bagombaga kumpereza email ya recovery email kugira ngo nze kuza ize kunyobora kwinjira kuri channel yanjye. Nsanga bashyizeho iyo email yanditseho @melto n'utudomo twinshi, bitambana ko byahinduye isura. Nkera kuri try another way kugira ngo nibura bampe nimero ya telefone, ko narayihuje na nimero ya telefone yanjye, bampe nimero ya telefone abareho ninjirira. Nkize kuri try another way, bagiye kunza nimero ya telefone bampa nimero y'Inyamerika iherwa na 92, kandi nimero nta nigeze nanatunga. Ubwo icyo nakoze nk'umuntu, murabyumva nyine, nahise ntekereza mu nshuti zanjye ninde muntu bafite nimero iherwa na 92. Ariko nanone nza kurese guherwa ufite nimero iherwa na 92 ntago ari umunyamerika. Mpita mbona ko email yanjye bayitwaye na channel babitwaye. Ariko mbere ho gato nsubiye inyuma, kwa nyuma hari umuntu wari wampamagaye arambwira ngo imashini yagize ikibazo, ansaba ko nshobora kujya kumufasha kwifixinga, kandi bimwe mu byo nagomba kujya gukoresha byagomba guturuka kuri internet. Kwa nyuma rero ubwo nari ndi kuri internet, nagiye kubona mbona Google Chrome irifunze. Imashini ihagarara gukoraho just like nk'iminota hafi 2. Yari ifunze, imashini gukora irahagarara, ibintu byose birahagarara. Nari ndi kumwe n'umuntu bita Mutsinzi Theogene, ubwo niba nyumva nyine yahita yumva igihe ibyo bintu nabyo byabereye, nanamwibutsa. Nkimara kubona ko Chrome nari ndimo ndasacingiramo, kuko urumva ibintu bimazemo igihe. Nkimara kubona ko Chrome nari ndimo ndasacingiramo ihagaze ikanifunga, imashini igahagarara, nahise mbwira umuhungu nti imashini yanjye barayihakinze. Gutyo
ndavuga nti imashini yanjye barayihakinze, ariko nyine ntitwabyitaho. Nyuma y'iyo minota imashini yongera iragaruka, nkora ibyo nkora, ndanayizimya, ndagenda njya kwitegura isabato bisanzwe. Nyuma nyine biza kugenda gutyo, batwara cyane. Hanyuma ubwo ku cyumweru umunsi wose nabyiriweho nkora ibishoboka byose ngerageza kuri kavaringa biranga. Urumva email bari bayifashe, bahindura password, bakuraho recovery email, bakuraho recovery number. Ubwo birangije baba bagiye kuri channel, bahindura ya magambo dushyira hejuru kuri channel nyine agaragaza icyo channel ikora n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma barangije channel barayihura, ntibagira ikintu bayikoraho, ntibakuraho content ziriho, ntibazihidinga, ntibajyana n'ikindi kintu bakoraho, barabyihorera gutyo gusa. Hanyuma ku cyumweru mbyirirwaho biranga birananirana. Birangije umuvandimwe umwe ndanamushimira, yitwa Jire, yampaye ubutumwa. Numva nyine kwari ukungira inama. Reka nze ndebe message yanyandikiye Jire. Kwari ukungira inama, ariko nanamushimira kubw'inama yangiriye kuko hari ikintu byanyeretse. Yarambwiye ngo ariko nge kangire akanama nigiriye mu mutima wanjye, Bildad, kora akandi gacano tuba dukoresha muri iyi minsi, hanyuma ukomeze unakurikirane iyo yindi, ariko hari aho dusigaye ntitubungabunge nk'abantu bagukurikira. Urumva ngo nyine abantu, donc abantu dukomeje gusangira ubutumwa ntibakomeze kujya hirya. Icyo gihe rero nibyo koko nahise nkora channel. Abantu mwabonye itangazo ribabwira ko nakoze indi channel kuko nabonaga ko kugarura email bitagishobotse. Impamvu imwe yatumye mbona ko bidashoboka, nandikiye Google, kandi murabizi ko Gmail ari ya Google. Nandikiye Google mbamenyesha ikibazo cyane mfite uwo munsi ku cyumweru, bampa robotic assistant, tugerageza gucata, bambaza ibibazo ndabisubiza. Barangije barambwira ngo ntibashobora kundikavaringira email, ni creating iyindi nshyashya. Numva mbaye shocked, ariko ubusanzwe ntago ndi umuhanga mu bya ICT, gusa nyine ndagerageza. Nanone ntago ndi umuntu uri aho ngaho gutyo gusa ku buryo nabona ikintu cya ICT ngo njugunye aho ngaho. Icyo nakoze, narakomeje ndahatiriza, nanze gucika intege, ndavuga nako byagenda kose I must find my channel. Gusa narabanje creatinga n'undi yayindi nyita Impanda Iheruka Ministry. Maze kuyita Impanda Iheruka Ministry, nshyiraho n'ikiganiro cyerekana ukuntu nyine channel yanjye bayitwaye. Hanyuma ku cyumweru mbyirirwamo biranga, kuwa mbere mbyirirwamo biranga, ejo kuwa kabiri nabwo nabyiriwemo, nazindutse mu gitondo njya kuri studio, natsi machine nshyiraho connection, nkora ubushakashatsi bwose bushoboka, ninjira ku website agiye atandukanye, kuko urumva nanjye kuyirikavaringa bakambwira ngo password bayohereje ngo kuri Nshimiyimana Bildad nyine kuri email yanjye. Noneho iyo urumva email boherezagaho imibare imfasha kuri settinga password, ntago iyo email nabashaka kwinjiramo kubera ko nyine niyo bari barahakinze. Noneho nayo ngerageza kwibaza, ni gute na hackinga Gmail y'umuntu runaka cyangwa se yanjye nkamenya iyo makuru ariho kandi nta access mfite? Ndabigerageza biranga, narabigerageje mu bwenge mfite, naragerageje ndavuga nti uko byagenda kose I must, ngomba. Ndagerageza ndahatiriza pe, birangira byanze. Ariko ndangije icyo nakoze, urumva nandikiye Google imbwira ko idashobora kurikavaringa email yanjye, integeka ku creatinga indi. Nimugoroba mu masaa 9 nibwo naje muri bwa bushakashatsi nakoraga, naje kugwa kuri platform ya YouTube, kuri Headquarter, ndabandikira mbamenyesha ikibazo cyanjye. Bidatinze mbona baransubije, ndavuga nti I'm gonna find a real solution. Bidatinze baransubije, bambaza ibibazo ndabisubiza. Bamaje kumbaza ibibazo bahita banyohereza agafomu ndi bufiringe,
agafomu ndakuzuza, maze kuzuza ndakohereza, maze ukohereza barambwira bati komeza ugerageze, ndakomeza ndatryinga. Birangira bampaye uburyo bwo kurisetinga email, ariko barambwira ngo duhereze email n'izina rya channel byari biriho, ndayibahereza. Birangije nijoro nka saa 2 urumva byeze nko mu masaa 10 ejo numva ndananiwe guhera ikintu bakoze guhera mu gitondo utaruhuka nta no kurya nta ki, bigeze mu masaa 10 z'ubwo numva mu mutwe harananiwe. Mba mbiretseho ndataha, ngeze mu rugo mu masaa ya saa 2 n'undi ndakomeza mfata telefone ndakomeza nkora ubushakashatsi ndeba ukuntu nshobora kwigarura. Barangije ndongera ndabandikira, nakoresheje email ebyiri, ndongera ndabandikira ngira izindi proof mbahereza, ngira ibindi byo mbereka, ngira nuko mbabwira, ngira ibyo mbabwira uko ibintu bihagaze. Wari uri kumfasha nambwira ati rero ibintu byawe ndabona bitoroshye, mbihaye upper department, mbihaye abandi bantu bari mu kindi cyiciro bisumbuyeho barabikoraho bazadusubiza. Rero mu masaa 8 mbona indi email ibaturutseho insaba kongera kugira ibyo nkora, nabwo mpita mbyuka ndongera ndakora. Saa 12 mpita mbona email ifite link yo kurisetinga password, mpita nyifungura kuri telefone. Maze kwifungura kuri telefone email nshyiramo bahitamo ngo reset password, new password nyishyizemo mbonera kunze, numva ndabyinye. Bahita banyereka recovery email nyishyizemo iranga. Ubwo nabikoraga ndyamye, mpita mbyuka nkora ibishoboka byose, mpita nza kuri studio natse imashini, noneho ndabanza ndatuza. Ariko mbere yuko ibi byose biba nkimara kubona channel yanjye imaze kugenda, kambabwira ikintu nakoze. Narasenze mbwira Imana nti Mana, iyi channel yanyuragaho ijambo ryawe, niba ubona nta musaruro nta n'icyerekezo bya bifite uyihorere ntizagaruke, ariko niba ubona hari icyo yafashaga ngarurira channel. Bigenza gutyo. Kuwa mbere ndi kumwe n'umuryango mu gicano cyane mugoroba turi gusenga, nabwo madamu yumva ndabisengeye, ndambwira Imana nyine nti kuko nkuko nakabisenze, ndayibwira nti niba ubona ari ngombwa ngarura channel, ariko niba ubona atari ngombwa umutima wanjye kwakira igisubizo ushobora gutanga. Hanyuma ejo mu ijoro ry'ejo ngiye kuryama, iryo sengesho ryo narisenze madamu adahari, yarahari ko nyine hari ukuntu niherereye ndihengeka, nyine buri muntu wese agira uko yihengeka. Mbwira Imana nti Mana, nyemerera ungarurire channel, nguhigiye umuhigo umeze gutya, nungarurira channel uyu muhigo nzawuhigura. Nkimara gusenga gutyo nibwo nagiye kubona mbona nyine mu gitondo ibyo ngibyo byose birabaye. Birangije saa 6 mvuye kuri studio nyine gusetinga kugira ngo wenda nshyiraho uburyo bw'ubwirinzi bukomeye, nibwo nageze mu rugo mbwira madamu nti channel bayitwaye. Arambwira ngo Imana usenga irumva kandi irakora. Haleluya. Imana usenga irumva kandi irakora. Hanyuma hari ikintu byanyeretse ngana ku musozo. Hari abantu babonye channel yanjye yibwe, mbibabwiye ntibumva ko ngo channel yanjye bayibye, ahubwo barambwira ngo nayigurishije. Bamwe baravuze ngo nayigurishije, ngo ndimo ndahimba amayeri ngo kugira ngo mbwire abantu ngo channel ngo yuko ngo yibwe ngo kandi nayigurishije. Ntabwo nabyakiriye neza, kuko urumva wibwe umuntu akazavuga ngo uri kwiyibisha ubwo wagurishije. Ariko nyine kubera ko nzi ko mu isi nyine abantu nk'abo ngabo ntabwo bajya babura, ariko niba uzi ko nawe wavuze ibi bintu umwana arakubabariye, kuko nkimara kubyumva nese nababarira ndavuga nyine iyo niyo side bari kureberaho, ariko ngenze ukuri kuri mu mutima wanjye. Abandi byangaragarije urukundo rw'abantu bakunda ubutumwa bwiza, ntago ari jewe, ahubwo ni ubutumwa bwiza bakunze, kuko nyine ubundi twamenyanye kubera ubutumwa bwiza dutambutsa no kwiyicano. Bamwe bagerageje kubisengera, abo ntazi nabo nzi, bakora ibishoboka byose, bajya ku mavi batakambira Imana. Abantu bose reka mbabwire, ari uwavuze ko channel nayigurishije ikabigarutse, ari uwavuze ari wagiye ku mavi agasenga kugira ngo Imana itugarurire channel yacu, Imana ibaha umugisha mwese kandi barebe neza. Kandi reka mbabwire, iyo dusenga irumva, si bayari kandi irakora.
kuba cano yagarutse tuzi abantu b'ibikomerezwa cano bagiye baziba ntizigaruke mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyanjye kuba yagarutse ntabwo ari ubuhanga navuga ngo ndusha abandi bose, oya, ni Imana yo mu ijuru yabikoze kubera ko ifite impamvu kandi nziza. Icyo nakubwira rero nshuti muvandimwe dukurikiranye, guhera ubu ngubu nyine twongeye tugaruka kuri ritme, twongeye tugaruka muri modu, tugiye kongera gukora nk'uko bisanzwe, cyane ko amakuru tuba dufite ari menshi, tugiye gukomeza kuyasangira. Abantu muri kumbaza ngo iriya channel na creatinze ngo ndaza kuyimaza iki, ndaza gusenga nyine Imana impe cyo kuyikoresha, nikiba ari ntacyo kandi Imana ikambwira ko ntacyo nzayikoresha nzayisiba nkomezanye n'ingiyi. Ariko Imana inamuka impaye linye yo kongera kuri nayo byo nyikoresha nkaba nabasha kuzimonitoringa ari ebyiri, birashoboka. Ariko reka mbabwire nabo ubundi nari nsanzwe mbizi ko Imana ikora, ariko uyu munsi nabwo nabibonye kuko narebaga nkabona inzira zose zirablotse zirafunze. Hari abandi nabo bavuze ubwo umuntu wavuze iryo jambo nawe atagira ngo nyine namustokinze namugenzeho, bibaho nyine n'urwenya. Yambwiye ati ubundi nta bandi ry'ibirindi bandi. Ndabaza nise kuko unyisi bandi, ati wowe ariko ntago ndi bandi nyine, ntekereza ko ari blague twari turimo turatera kugira ngo ibintu nyine bigende neza. So rero Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Reka mbabwire ngo Uwiteka aradukunda kandi atwitayeho. Ciao ciao.